urumva narindi gukoreshwa na boss bukeye none haza kumbenguka hambwa tumva rero nubwo bwose ukora hano nubwo bwose naguhaye akazi ariko naragukunze ubwo rumaze igihe kingana iki ndumva twatangiye nari maze se nk'igihe kingana iki nk'amezi nk'abiri kuko ntabwo twamaze igihe kinini atarambenguka yahise abona ko ndi mwiza ahita nkunda none arambwira ati nge rero bura n'ubwo bwose ukora ariko nge naragukunze nta mugore ngira nta mwana ngira wazambera umugore ntambwira nti ngewe rero ndiga se ko niga nakubera umugore gute ntambwira tumva nkubwire wacu ni Kigali nzakujyana i Kigali hari abadamu beza hari abadamu benshi biga babana n'abagabo mu mujyi wa Kigali ndamubwira nti se wacu mu cyaro ibyo ntago bihaba niba i Kigali bihaba urumva ntabwo ubujyanga bikunda yaranyemereye yuko azanjyana i Kigali ngiye mu buzima bwanjye nakuze numva i Kigali kari ahantu heza nuko turakoze arangije arambwira ati tuzakundana tumara gukundana nkujyana i Kigali uzajya wigura i Kigali nti sawa noneho nyuma yaho nza kumubwira nti se ko ngende umurokore wo muri ADPR kandi nkaba numva byanga bikunda nakora ubukwe bizagenda gute ukiri mu wa gatanu bizagenda gute arambwira ati rero niba uri umurokore nanjye naza nkaba umurokore nkajya mu idini nkagusaba nkagukwa tugakora mariage bibi tukagenda i Kigali nuko umugabo kandi koko yabivuze niko yabikoraga ntabwo bwarakeye arambwira ati noneho tujyane ku rusengero gusenga turajyana nari umuririmbyi ndi Dejante wa korali aho ngaho rw'inkwavu umudugudu wacu mu Rusave n'abantu bazareba iki kiganiro ndabizi ko banzi turajyana tujyana ku rusengero cyo genda byibuka yanegeye moto yanze ko ngenda n'ibirenge ambwa ati tega moto nta kuntu waba uri umugore wa enjeniyeri ngo ugende n'amaguru nuko ndangije moto ndayitega duhurira ku rusengero yicara mu bakristo njya ku rusengero muri korali ariko nkaba namuhaye kondisiyo ahubwo n'ukuntu ADPR tubayeho imiterere yacu umushyitsi yaje arivuga akavuga haturutse tukamwakira rwose barabikoze baramwakira nawe arivuga nuko akajya asenga no mu mibyizi akerekana ko ari hafi mbese ari umukristo aza kwiga ku gice sinzi niba igice ukizi muri ADPR kwigira umubatizo kwigira umubatizo baranamubatiza ibintu bijya mu buryo mbese nyine umuntu ufite amafaranga buriya mbese amafaranga ari musema kweri aho ageze hose urahinga bikijyana ntacyo ridakora umugabo byose arabirangije hano nza kumutega umutego rero wacu ubundi hari inziva bikomeye nko hanze nta muntu nayifuza ko yaza kugama mu rugo reka navuga nese nubwo twajya i Kigali bwose ko natekerezaga uburyo mama yavunitse Sabe njya ku ishuri ahinga imisiri agira ate nkumva nzamusiga muri iriya nzu kandi kondisiyo yanjye narihaye naravuze ngo nindangiza kwiga nkabona akazi nzasiga nubakiye mama byibura umugabo mugezaho icyo gitekerezo navuga ntago nzasiga mama ahantu hameze kuriya atapo ati byose ni ibintu bigoranye umuntu nka enjeniyeri amafaranga yabaga yafite nyuma y'icyumweru ibyumweru 2-3 kwezi inzu yari yuzuye da ayitangirira hasi cyane nubwo atari nini ariko uko yari imeze kose yarutaga indi yavaga gihe cyo nashakaga ni ibatiri itava kugira ngo umukecuru wanjye byibura ajya aryama sinzire arabikora inzara yubatse koko ubwo turacyakora muri wa muhanda ntarawugira gute ntarawuhereza ba nyirawo nturarangira kandi aracyanampemba umunsi umwe rero tuva gusenga ariko cyumweru